uyu munsi niba hari umuntu tutazibagirwa na rimwe mu buzima bwacu bwose kubera ubuhangange bwe n'uruhare agira mu guhindura sosiyete ndetse no kurema igisekuru gikerebutse kurusha ibindi bisekuru byose byatubanjirije, ni Ismail Mwanafunzi. Mwanafunzi, umwe mu banyamakuru b'abanyabwenge cyangwa se b'abahanga uyu mubumbe wacu witwa Isi Icumbikiye, umwe mu bantu Isi Icumbikiye watumye tubona indi sura y'ibyegeranyo maze bikadufasha kwagura ubwonko bwacu. Nibyo wabyumvise neza, uyu mubumbe wacu witwa Isi Icumbikiye abahanga n'abanyabwenge kandi bisa naho ari abahanga karemano. Uyu munsi dushaka twavuga ko nyirakuru wa Mwanafunzi mu gukora ibyegeranya ari Victoria Nganyira wakoze kuri Radio Rwanda mu myaka yatambutse mu kiganiro waruzi ko gikorwa na Mwanafunzi, umusore ufite ijwi ryihariye rikora ku mitima y'abantu mu kuvuga ibyegeranyo ndetse n'uburyo avugamo amakuru. Ismail Mwanafunzi yashyizeho umurongo ngenderwaho mu mikorerwe y'ibyegeranyo hano mu Rwanda ndetse hari n'abandi bo hirya no hino ku isi batangiye kumufatiraho isomo. Abana, abagabo, abagore, abasaza, abakecuru, abasore n'inkumi, Mwanafunzi yabaye Mwanafunzi. Mwanafunzi ubwo aryo n'izina ryuje ubusizi risa n'irotisha ba nyiri kuryumva, rikaba izina ry'umusore uri kurema igisekuru gisobanukiwe gisusurutswa n'ubusesenguzi bw'amakuru acukumbuye yakorewe ubugororangingo, byose bigamije kutworohereza ubuzima kubera ko turi mu kinyejana cyo koroshya ubuzima. Umubara nkuru w'icyamamare mu Rwanda no hanze yarwo, akaba umwarimu wa rubanda ufite ubuhanga bwihariye mu gusobanura ibinanira yewe n'abarimu benshi baminuje, akaba umunyamakuru watangiye kubigira umwuga akiri umwana muto. Uyu munsi ndamutse mvuze inkuru z'ubucukumbuzi cyangwa se ibyegeranyo cyangwa se documentary, ni gute Ismail Mwanafunzi atazamo watekereza bwa mbere nubwo wenda ataba ari uwa mbere. Ni rimwe mu mazina agarukwaho na benshi mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. Ageze ku rwego hari abatari bake bamwifashisha mu ngero zo mu maka mu biganiro bisanzwe nko mu tubari, ukumva umuntu aravuze ati ibyo bintu rwose njyewe nabyiyumviye ejo bundi Mwanafunzi ari kubivugaho kuri radio. Gutanga urugero kuri uwo muntu witwa Ismail Mwanafunzi bikaba bihaye uwo muntu amahirwe y'uko ibyo avuze byemerwa, kuko hari byinshi yavuze bwa mbere mu Kinyarwanda benshi bagenzura bagasanga kuko ari ukuri. Uyu munsi Ismail Mwanafunzi amaze kwemerwa nk'umuhanga wihariye mu guhangara ibikorwa bya siyansi zisobetse cyane zirimo ubutabire, ikoranabuhanga rya mudasobwa, isanzure n'ibindi, akabisobanura mu buryo bworoshye cyane bubasha kumvwa na wa muntu twakwita nk'umunyeshuri wumva nyuma y'abandi. Bisa naho uyu musore buri kintu cyose ahora n'amatsiko yo kukimenya no kukimenyesha abandi, maze bigatuma akora uko ashoboye kose ngo haze kwifuza ku bwonko bwe ndetse no kumara amatsiko abatuye isi ku bintu bitandukanye. Umusore bivuga ko agira isoni kandi gatinya kamera n'abakobwa. Ubundi Ismail Mwanafunzi asobanura iki mu muryango mugari w'Abanyarwanda? Ubuhanga bwe bushingiye kuki? Ubuzima bw'inyuma y'akazi buteye bute? Uretse kuba ari umuntu wamenyekanye cyane avuga amakuru n'ibyegeranyo, ubundi ibindi ashoboye ni ibihe? Ese uyu musore yize ibijyanye n'iki ku buryo ibintu hafi ya byose abikoraho ubucukumbuzi? Ni ikiganiro cyitwa Bimenye, ikiganiro mutegurirwa nanjye Bernard Kimyumukiza. Kwibutsa gutanga ibitekerezo, ukora subscribe, share, like na comment. Bye, ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi Ismail Mwanafunzi ni umusore w'umunyembaraga wahariye ubuzima bwo gukora ibyegeranyo. Mwanafunzi umusore usobanukiwe neza ibyo akora, umusore uri kubera indorerwamo kuri barumuna be bashaka gukora ibyegeranyo. Mwanafunzi umusore utaruzwe wazamutse ariko akazamukana umuvuduko uhambaye ushobora kugora benshi muri twe maze bakaba ari igihangange mu isi nzima. Ismail Mwanafunzi yavukiye mu karere ka Kamonyi, aba ariho yiga amashuri abanza, ayisumbuye nayo yiga mu rwunge rw'amashuri rwa Kansi, kandi yize ibijyanye n'indimi cyangwa se lettre. Kaminuza yize Butare mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda. Yatangiye kugira inzozi zo kuzaba umunyamakuru akiri umwana muto cyane. Mais je dirais ça aussi parce que j'aimais le journalisme depuis que je suis un peu tout petit à l'école primaire, mais je savais pas comment y arriver. Alors j'ai demandé aux gens, alors pour être journaliste, il faut que je fasse quoi? Ils m'ont dit il faut faire d'abord des lettres à l'école secondaire et après à l'université tu fais le journalisme. Alors j'ai parcouru ce chemin. Je me suis retrouvé sur la radio, les ondes radio. Je savais pas quel genre de journaliste je vais devenir. J'étais à quelle radio? J'ai commencé à Salus. Oui. C'est la radio de l'université. C'était l'université nationale du Rwanda. Mu kwinjira mu mwuga w'itangazamakuru nyirizina yabitangiriye kuri Radio Salus hagati y'umwaka wa 2011 no mu mpera za 2012. Kuri Mwanafunzi Radio Salus ifata nk'umubyeyi w'itangazamakuru mu Rwanda. Kuri je Radio Salus yazanye impinduramatwara mu itangazamakuru ryo mu Rwanda. Mbere ya Radio Salus ninde washoboraga gutekereza ko mu gutangaza amakuru mu nkuru imwe hashobora kubamo icyarimwe kumenyesha abantu, no kuvuga gutangaza, kwigisha no gushimisha icyarimwe mu nkuru imwe. Mbona Radio Salus yarashyizeho umurongo ngenderwaho mu mikorerwe y'itangazamakuru hano mu Rwanda
ariko nanone ni radiyo yanyigishije ko itangazamakuru rishobora kugena umurongo w'ibyo abantu bizera kandi bakurikiza mu muryango mugari wose. Mwanafunzi ubwo yavugaga amakuru mu rurimi rw'igifaransa kuri Radio Salus, ibi byamufashije cyane kwaguka mu kuvuga ururimi rw'igifaransa, kuko nyuma y'ikinyarwanda igifaransa ari rumwe mu ndimi mpuzamahanga wumva azi gukoresha cyane, hakaza icyongereza n'igiswahili. Nyuma yaje kujya kuri Radio Contact FM ubwo yahakoraga ikiganiro cyitwa Dunia Yetu kuri Contact FM. Nyuma yaje kuhava maze yerekeza kuri Radio Isango Star aho yakoraga ikiganiro cyitwa Isango Sobanukirwa. Inkomoko y'ibi byose irakomeza guteza urujijo, kimwe no kutavugwaho rumwe kw'inkomoko y'ubuzima dufite. Hari byinshi bikunyura mu matwi ndetse bikakuza mu bitekerezo kuko bisa n'amayobera cyangwa se bitavugwaho rumwe. Kurikira ikiganiro Sobanukirwa kuri Radio Isango Star 91.5 no kuri wa#Isango Star.rwa. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ikiganiro cyamumenyekanishije cyane bwa mbere nicyo yakoze agaragaza uburozi buba muri Coca-Cola. Ikindi nicyo yakoze kuri telefone agaragaza uburyo zikora ku kiguzi cy'amaraso y'abantu benshi. Urebye mu mwaka wa 2016 nibwo Ismael Mwanafunzi yatangiye kwamamara cyane. Wateze amatwi ibiganiro bya Ismael Mwanafunzi usanga afite umwihariko wo kumenya gutanga ingero ku buryo bwihariye cyane. Mwanafunzi mu buzima bwe nyuma y'akazi ni umuntu udakunda gusabana cyane n'abantu cyangwa se ngo bamenyerane nawe vuba, keretse nk'abantu b'inshuti ze za hafi abo bakorana, ariko nanone bahura buri kanya. Abo niba basha gusabana nabo, ariko nanone ntagakunda kugira igihe kinini cyo gusabana cyangwa se ibihe byo gusabana cyane no kumenyana n'abantu bashya, kereka mu bijyanye n'akazi. Ismael Mwanafunzi mu biganiro byinshi nyuma y'akazi yagiranaga na bagenzi be yakunze kuzajya yumvikana nk'umuntu ushobora kuba atemera ko Imana ibaho, ariko yatangaje ko yemera Imana. Abajijwe gutanga ibisobanuro byafasha abatemera ko Imana ibaho, yashubije ko nta bushobozi n'uburenganzira bwo kuyivugaho byinshi, ariko ngo icyo azi cyo nuko Imana ibaho. Ismael Mwanafunzi yemera icyitwa karma. Karma ni imyemerere ikomoka mu madini yo mu bihugu bya Aziya harimo Buddhism na Hinduism, aho bavuga ko ikintu cyiza cyangwa se kibi nubwo waba ugikoreye ahantu nta muntu n'umwe ukurora, ngo byanze byakunze kirakugarukira. Akavuga ko isi ubwayo yigirira ubutabera bwayo burenze ubutangwa n'abantu. Akavuga ko niba warahemutse uko byagenda kose bizakugarukira ku rugero rwikubye inshuro 3 z'urwo wabikoreyeho, nubwo waba ufite ubwirinzi bungana bute. Aho yongera ko niba warakoze neza uko byagenda kose nabwo bizakugarukira, kandi byose bikozwe n'isanzure. Ibi bikanahura n'ukuntu akunda kuvuga ko akunda amafaranga ariko atazigera yarwanira na rimwe, ngo ahubwo azagera bike birimo amahoro. Ismael Mwanafunzi yagurije umuntu amafaranga runaka ntabwo ajya kwishyuza we yagurije. Nabo yakoreye nabo kandi kubishyuza mu gihe batibwirije biramugora cyane, ku buryo hari nabo ahitamo kureka. Gusa uyu munsi hari abantu benshi batandukanye bigana Ismael Mwanafunzi ku buryo akoramo ibyegeranyo, dore ko hari n'abantu bazi ko wa musore ujya akora ibiganiro kuri YouTube amwigana ari we Ismael Mwanafunzi. Ikaze mwebwe mukurikira Radio Rwanda, iki ni kiganiro wari uziko. Tekereza neza ko igiye kubeshya hari ikikumenyesha kubeshya, hanyuma bigusobanuye neza impamvu ukora kuri telefone umuriro washiramo igahita ikumenyesha igasona. Iyi sonnye wowe bibwirwa n'iki ko umuriro ushizemo? Imubaza niba nta kibazo yumva byamutera mu gihe hari abantu bamwiyitirira, yavuze ko nta kibazo bimutera kuko ubikora abikora mu rwego rwo gutera urwenya. Mu miterere ya Ismael Mwanafunzi agira ubuntu, akanakunda no gufasha mu bushobozi bwe. Agira iteganyamigambi ry'igihe kirekire, azi gukora imirimo yose yo mu rugo nko guteka n'ibindi. Akunda inyama n'imbuto cyane. Inzoga nywaho gake kamwe ko kuganiraho mu gihe byabaye ngombwa, ariko ubundi wavuga ko atakunda inzoga. Ijwi akoresha kuri radio ritandukanye n'ijwi akoresha avugana nawe kuri telefoni. Iyo muvugana kuri telefoni wumva ijwi ryabaye rito. Iyo muri kuganira akunda kuvuga yubitse umutwe, ariko akitegereza cyane uwo barimo kuvugana mu maso. Ismael Mwanafunzi avuga ko ikintu akunda itangazamakuru ari uko umunyamakuru yihitiramo amagambo akoresha abari inkuru, ku buryo ushobora no gukoresha amagambo aryoshye nk'amwe yo mu buhanzi. Ismael Mwanafunzi akunda umuziki cyane ku buryo akenshi mu modoka ye ukunze kuvamo indirimbo zo mu njyana ya hip hop, ariko nyinshi ziba ziri mu rurimi rw'igifaransa. Ismael Mwanafunzi ni umusore ukunze gukina basketball, umukino ahamya ko akunda gukina kandi azi gukina neza. Umusore ukunda ku buriri bwe cyane kurusha ahandi hantu hose. Ismael Mwanafunzi avuga ko akunda umubiri we wose, ariko by'umwihariko akunda umutwe we cyane nk'igice yishimira kurusha ibindi bice byose.
mu kibazo gihangayikishije muri iki gihe mu bijyanye n'inkuru zicicikana kuri murandasi rimwe na rimwe ziba zirimo ibinyoma. Ismail Mwanafunzi abazwa uko yumva ibyo bibazo byavurwa, avuga ko kwandika inkuru atari byo bisaba ubwenge gusa, ngo ahubwo no kuzisoma nabyo bisaba ubwenge. Ati byiza no kutizera inkuru ukibona. Ati ni ngombwa ko umuntu usoma inkuru amenya ngo ni iki cyabaye, cyabereye he, ninde wagikoze, byamenyekanye bite. Ati kandi ibyo byose ukabireba niba byatangarijwe ku bitangazamakuru byizewe atari kuri social media gusa. Ismail Mwanafunzi avuga ko ihindagurika ry'ikirere aricyo kibazo cyonyine kiruta ibindi, kuko ingaruka zabyo zigera ku binyabuzima byose kandi kurirwanya biragoye kuko ibyangiza ikirere birimo amafaranga menshi arimo n'ibyagorana kubireka. Ismail Mwanafunzi avuga ko kuba hari benshi bakora ibisasu bya kirimbuzi ari ikibazo ku isi. Atari ko ntabwo nzi neza niba hari igihe ba nyiri ibi bisasu bazabona ko ari ngombwa bagatera ibyo bisasu ubuzima ku isi bugahagarara. Atari ko igihugu kibifite kigize umutegetsi mubi byashoboka. Ismail Mwanafunzi abazwa ikintu yakora aramutse agiriwe icyizere ikashyirwa muri politiki, yasubije ko iyo ukunda igihugu utatoranya inshingano. Akavuga ko kandi icyo yasabwa gukora cyose kiri mu nyungu z'igihugu kandi cyiza kandi agishoboye yagikora. Ismail Mwanafunzi avuga ko umuntu ubayeho neza kuri we ari umuntu ukora iby'umutima nama w'umutegeka kandi agakora inshingano ze neza ku buryo ntacyo yishinza. Ati ubuzima bubi bwa mbere nibwo kubaho utemeranya neza nawe ubwawe. Kuri Ismail Mwanafunzi avuga ko igisobanuro cy'umunyabwenge kuri we ari umuntu ushobora gufata iby'isi itanga akabikoresha mu nyungu z'ibinyabuzima. Ati buri wese yigeze gufashwa n'umuntu mwiza, ariko si buri wese wafashijwe n'umunyabwenge. Umunyabwenge ni umuntu ufite ibintu azi ariko akabisangiza n'abandi ndetse n'isi muri rusange. Uyu munsi benshi batekereza ko cyangwa se bazi ko Ismail Mwanafunzi ari umuntu w'umugabo cyangwa se ukuze, ariko siko bimeze, ahubwo Ismail Mwanafunzi ni umusore ukiri ingaragu, akaba umusore utari muremure cyane, ntabe mugufi cyane, mbega uringaniye ariko ufite ubwenge n'ubuhanga buhambaye bwo gukora ibyegeranyo butigeze butungwa n'undi muntu ku isi utuwe na miliyari 7 z'abantu. Kugeza aka kanya nta mashini cyangwa se mudasobwa ifite ubwenge nk'ubw'uwo mugabo. Kubera ijwi rye ryihariye n'uburyo atwaramo ibintu bye, Mwanafunzi yahinduye isura y'uburyo abantu bakundaga izi nkuru z'ubucukumbuzi, maze abantu ku cyumweru mu gitondo bakabyukira ku isoko ya Radio Rwanda bashaka kuvoma ubumenyi cyangwa se gushira amatsiko mu kiganiro wari uzi ko ku ngingo runaka. Kubera ibyo akora n'ibyo avuga muri iki kiganiro, hari benshi bamufata nk'umuvumbuzi cyangwa se benshi bakunze kwita abafilozofi. Uyu musore nubwo yamaze kwigarurira imitima y'abatari bake mu Rwanda, Mwanafunzi ntabwo akunda kwigaragaza nk'uko abandi banyamakuru cyangwa se ibindi byamamare bibigenza. Ibi bigatuma abantu benshi bamukunda bifuza kumwumva asobanura byinshi ku buzima bwe, gusa biracyari ingorabahizi cyangwa se biracyakomeye kumubona, dore ko atajya akunda gukoresha imbuga nkoranyambaga. Si we gusa kuko n'inshuti ye magara Muhire Munana nawe byagorana kuba wabona ubuzima bwe bwite mu buryo bworoshye. Ibi bituma benshi bumva Mwanafunzi bahita bakubwira wari uzi ko, ariko ntushobora kumubaza byinshi kuri we ngo agire icyo akubwira. Nkwibutse mu mwaka wa 2019 nibwo Ismail Mwanafunzi yahawe igihembo cy'umunyamakuru wa mbere washimishije mu Rwanda, ariko hamagarwa imbere y'abandi banyamakuru n'abandi bantu bari bateraniye muri uwo muhango baramubuze. Nyuma yo kubagambanira reka tubabwire uwegukanye igihembo. And the winner is, that is, Best Radio News Anchor, Ismail Mwanafunzi. Ismail Mwanafunzi, urukozwe cyane uzi gukusanya amakuru no kuyatangaza mu buryo bushimisha benshi kuri radiyo. Ismail Mwanafunzi niba ari hano nazi rwose atera intambwe atugereho, niba adahari anje arakira igihembo cye nanjye nakira amafaranga ye. Iyi ngiyi ikaba indi ngingo ishimangira ko Mwanafunzi adakunda ibirori no kwigaragaza, kugeza ubwo hari inshuro nyinshi yasabwe n'abanyamakuru bagenzi be batandukanye ko bagirana ibiganiro maze bakamufata amashusho, ariko akabyanga. Ibi banabihurizaho na mugenzi we twavuze hejuru Muhire Munana, kuko hari n'abatajya babasha kubatandukanya kuko bafite byinshi bahuriraho nubwo umwe afite umwihariko we. Alphonse Muhire Munana nawe biragoye ko yapfa kwemera ko mukorana ikiganiro uri kumufata amashusho. Nyamara ku rundi ruhande Ismail Mwanafunzi ni umusore benshi bakunze kuvuga ko we na Muhire Munana bakoresha ibiyobyabwenge, ngakaba ari nabyo bituma bakora bisa n'ibitangaza.
hari n'abadatinya kuvuga ko aba bagabo bombi ari abatinganye, gusa bisa n'aho ari ugusebanya bimwe bitabura muri kamere ya muntu, kuko hari abatishimira ibyo umuntu yagezeho cyane y'ibyo ukora biguhinduriye amateka cyangwa se bigukuye ku ntera imwe bikakugeza ku yindi ntera. Ismail Mwanafunzi ni umuntu utakunda gushyira ubuzima bwe hanze, ntabwo aba ashaka ko hari umuntu wamenya uko ateye n'uko abayeho. Kuri we aba yumva ari n'ibishoboka yanakorera akazi mu cyumba cye bidasabye ko ajya kuri radiyo, kubera ukuntu adakunda kujya mu ruhame rw'abantu benshi, binahura n'ukuntu bimugora cyane kumenyerana no kwegerana n'abantu b'igitsina gore. Agira abantu b'igitsina gore bamukunda benshi, bakamuhamagara akabitaba, ariko guhura nabo, gusangira nabo nk'uko abandi basitari babigenza ntibijya bibaho. Ariko ubundi kuki Ismail Mwanafunzi atajya akunda kwigaragaza? Umva bimwe bivugwa ko bishobora kuba bimutera. Hari benshi bibaza ko bishobora kuba bituruka ku kuba umwanya we munini awuharira mu bitabo, agakurikirana ibyegeranyo by'abandi bantu bakora umwuga w'itangazamakuru atyaza ubwenge, dore ko ubuzima bwe burangwa no kwiga guhoraho, binahura n'izina rye Mwanafunzi bisobanuye umunyeshuri, bigatuma abura umwanya wo kugira umuntu w'igitsina gore bahuza urugwiro ngo amufashe kuruhuka. Abandi bakabihuza n'uko agira kamere yo gusesengura cyane no kwita kuri buri kantu kose umuntu avuze, uko ateye no kwiga kuhahise he. Ibi bikamutera kubona inenge nyinshi ku bantu b'igitsina gore bamwegereye, bikarangira agiranye nabo ubushuti butagutse. Ikindi kandi gishobora kuba kimutera kwihisha no kudasabana cyane, harimo no kuba hari bimwe mu byiciro by'abantu bahitamo kwamamara ariko bakanga kwigaragaza, kuko baba bumva ko bishobora kubagabanyiriza igikundiro kubw'impamvu runaka, byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri. Gusa ikindi kivugwa mu bijyanye n'itangazamakuru ngo ni uko iyo uri icyamamare abantu bakakunda kukubona kenshi, ngo hari agaciro bikugabanyiriza, ngo kuko bituma bakubona nk'umuntu usanzwe, ngo keretse iyo bakubonye mu buryo butangaje, ugaragiwe se, ugiye gutanga imbwirwaruhame, cyangwa se wanitatse imiteri, cyangwa wambaye imyambaro irimo ubuhanzi butandukanye n'ibindi. Rimwe gusa nibwo Ismail Mwanafunzi yemeye gukorana ikiganiro n'umwe mu banyamakuru bakora kuri televiziyo y'u Rwanda mu kiganiro cyitwa Le Miroir. Gusa abandi banyamakuru bo bashaka kumwifashisha mu busesenguzi cyangwa se mu biganiro mpaka, ariko bikorwa bagaragaza amashusho, arabatsembera akabyanga burundu. Hari abantu bajyaga batekereza ko ashobora kutazashaka umugore, ariko kubera gucengerwa na siyanse cyane, ubona ko atangiye kwisanisha n'umuryango mugari usanzwe, binashoboka ko asigaye afite umukunzi, ariko ka kantu ko kuba anonymous ntikiburira. Nawe n'ubundi azamugira ibanga, umenya nanakora n'ubukwe atazemera ko abanyamakuru bamufotora. Abazwa umugore mwiza ukuntu yumva yaba ameze, yanze kugira icyo abitangazaho, bisa naho hafi ibintu bye byose bigira ibanga. Mwanafunzi benshi bamukundira kubera uburyo akora ibyegeranya, asa n'ukura urwenya, ariko asobanura ibintu anamara amatsiko abamukurikiye. Amwe mu magambo benshi bamwibukiraho bigoranye kuyasiba mu mitwe y'abamukurikira harimo amamiliyaridi cyangwa se amamiliyari, ibisekuru, utunyangingo, guhuza ibitsina, kenshi bigashimisha benshi bamukurikira. Umugabo uzwiho gusobanura ibintu neza kandi agatanga ingero nziza kandi zumvikana. Uyu mugabo atanga ubusobanuro bwumvikana ku buryo buri kintu cyose agerageza kugisobanura, agasobanura. Ijwi iyo rigenda mu mwuka rigenda rimeze nk'umurongo uvunaguye. Inshuro uwo murongo uvunaguye upimwa mu byitwa hertz. Iyo ijwi rigenda ryivunagura inshuro 100 mu isegonda, ubwo riba rifite hertz 100. Umubare uzumva bavuga ngo niwo radio yumvikaniraho muri megahertz, ubwo uwo mubare uzaba ari inshuro ijwi ryivunagura risohoka muri radio buri segonda. N'abantu batwumvira kuri megahertz 100.7, ubwijwi ryacu mu kubageraho riba rikoze frequency cyangwa se rivunagurika inshuro miliyoni 100,700 buri segonda, kubera ko megahertz imwe ingana na hertz miliyoni. Ku buryo n'umwana w'umuhambira ubumenyi uyu musore yibitseho, hari abavuga ko bushobora kuba umuzi ufashe igiti gishobora kwera imbuto z'agatangaza zishobora guhindura u Rwanda n'isi muri rusange. Ese leta yabibona ubuhanga bw'abo bagabo maze bakaba bahabwa ubundi bufasha kugira ngo ubuhanga bwabo bafite bubyazwe umusaruro? Kubera ubumenyi bwinshi kandi butandukanye, hari abibaza niba aba bagabo batashyirwa mu bigo by'ubushakashatsi bagatanga imisanzu yabo cyane nko kubaka isi y'ubumenyi. Aba bagabo kubera ibi bakora bibasaba kumenya ibintu byinshi, ushobora kwibaza niba ubu bushobozi bafite bwo gushaka amakuru atandukanye ku ngingo runaka butaba intwaro nziza yashyirwa mu bigo by'ubushakashatsi, bagakoresha ubushobozi bafite bwo gucukumbura n'ibitekerezo bihambaye baba bafite, ubundi bikabyazwa umusaruro. Ubu bumenyi uyu musore yibitseho bushobora kuba inkingi ya mwamba ishobora kwifashishwa mu bijyanye no kuzamura ireme ry'uburezi
no gukomeza gutanga intiti zo mu gihe kizaza. Gusa nanone bishobora kuba byiza abantu nka Mwanafunzi n'abandi bari mu mujyi umwe bashyizeho uburyo busa nk'ihuriro rihuza abantu biyumva muri iyo nganzo, maze bakubaka bwa buryo bwiza bwo gutegura abanyamakuru beza b'abacukumbuzi b'ejo hazaza bashobora kuzasimbura Mwanafunzi mu minsi iri imbere, bityo agahumura urungano rw'ejo hazaza. Uyu munsi ku isi hari abantu benshi batunze hafi bya mirenge, ariko ubutunzi bwa Mwanafunzi bwo ntinagereranywa. Mwanafunzi we no mu bisekuru bizaza abantu bazajya bavuga ko ari umusore watanze ubumenyi yaba ku bageze mu mashuri ndetse n'abatarayagezemo, cyane ko benshi mu Rwanda bashobora kukubwira ko ubumenyi bushya bungutse kubera ko bakurikiye ibiganiro bya Mwanafunzi. Turamutse tuvuze ko Mwanafunzi nawe ari umwe mu mitungo ikomeye kandi kamere u Rwanda rufite, sinzi niba twaba tugiye kure y'ukuri. Mwanafunzi afite ubumenyi utabona ikiguzi wabyishyura. Ubu bumenyi Mwanafunzi afite rero ni umutungo uhambaye u Rwanda rutifuza kubura. Iyi ni inzu y'ibitabo ikomeye u Rwanda rucumbikiye. Kumubura u Rwanda rwaba rubuze imiti koko. Uyu munsi ntitwasoza iki kiganiro tutifurije Ismail Mwanafunzi kuzarambagiza ubwenge kuruta kurambagiza uburanga, kuko abantu b'abahanga nkabo iyo bashatse umuntu udafite ubushobozi bwo gutekereza nk'ubwabo cyangwa se udakunda ibyo bakora, biba bishobora kubabyarira indwara y'agahinda gakabije no guta intumbero yabo. Ikindi ku bantu bafite ubuhanga nk'ubu bwo gusobanura ibintu bigoye kumva bakabyumvisha rubanda, hari igihe baba ibikoresho by'abanyapolitiki babi, nk'uko umuganga mubi uzi kuvura cyane no kwica cyane yabishobora. Mwarimu Show nk'urubuga rubereye kwigisha, tugamije guharanira ko abantu bagira imyumvire myiza izana umunezero muri rubanda, kuko umubabaro wose tuzi kuterwa n'ubujiji. Inama twagiriye umuvandimwe Ismail Mwanafunzi, nubwo wenda nawe yayigira, ariko reka tunungemo tuti ubwenge bwawe uzabukoresha ibyiza bibyara umunezero w'uruhererekane mu bantu, aho kubukoresha ku bw'inyungu z'abantu bamwe z'igihe gito ariko ziteza akaga n'umubabaro muri rubanda. Ubu bwose bwari ubuzima bwa Ismail Mwanafunzi. Wibutsa gukora subscribe, share, like na comment. Ndabashimiye, mukomeze mugubwe neza.